igihe kirageze kugira ngo ubwire buri umwe wese yuko Imana igiye kuguhindura amateka. Bana kugenda twirarira turi aho ngaho tuzi yuko twarihebye, twaranywe n'agahinda. Imana iraje ibikore, girira icyizere ko muri iyi minsi iri imbere Imana igiye kugira neza ibintu bikarangira. Nanjye stress z'i Kigali ndi kugenda zishyira hasi. Ngubu ni ukwiyakira, gahunda ni ukujya ku muhigo ku ndege ugaparika ugatuza, ariko nzi neza yuko ejo Imana izakora ibintu. Rero niba ugira icyizere, reka mubwize ukuri, banza ukatira abantu bakuri mu matwi bakubwira ngo nta kintu uzigezaho, ibyo uri gukora ni fake, nta support uri kubasaba. Ikintu cyo ndakikubwiye, niba uzi ko hari umuntu ujya gukora ibyawe ukabanza ukamugiraho inama ngo mukomeze, sindi kumwe nawe. Wowe kora ibyawe uzi neza yuko ikintu cya mbere ugiye gukora kuvuga ngo ngiye gukora gifite intego. Ko impamvu nabonye Kigali ikunda kumenyera, impamvu Kigali igorana, impamvu ubukene bwaho buba buri danje, usanga wakubiswe abantu ugasanga wabuze n'amazi yo kunywa, kuko tuba twipanitse mu mutwe. Ariko Imana yanjye inaha ngiye ikintu maze twabonera ikindi n'icyuko nzi yuko ngiye kwizera ko ejo bizahinduka, anytime bizahinduka. Nawe rero izere ko ibyawe uyu munsi Imana igiye kubihindura, kandi ndabizi. Rero icyo gusaba, kora ku gasaraba gatima muri comment wandikemo ijambo rivuga ngo, andikira ijambo ngo Mana ngufitiye icyizere. Girira Imana icyizere, yigirira icyizere, nawe ugirira icyizere. Niba Imana ugirira icyizere kijya kugirira neza, yambyandika muri comment uvuga ngo Mana ngufitiye icyizere. Andika ijambo muri comment, Mana ngufitiye icyizere, ku gasaraba ku gatima muri comment ati Mana ngufitiye icyizere. Iri jambo ryandika Mana ngufitiye icyizere. So dusubire mu yindi video, nakubwira ngo dusanga kuri Beat Banner tureba neza indirimbo ziriyo, usanga kuri Iwacu Media TV tunareba n'ibindi biganiro bigiye bikomeje kugenda bicaho, turebereho amafilme ari kugenda anyuraho umunsi ku munsi. Sasa ciao.